ati kaze mu rw'imisozi igihumbi, u Rwanda rwiza, u Rwanda rwaguka, ati ikaze. Uwo rero ni intore Jabastari ndetse n'abahungu be muri iyi minsi bari gukorana, ari kuzamura, tunamushimire akomeza aho ngaho. Twaje rero ndaje ndi nkwakuzi y'ikirenga nyamuberwa n'inkindi nkizirwa n'ingamba, ninge nyiri icumu ry'injungi ryaciwe gucungura uryitwaje nk'abarumashanira kunesha, ngira ingabe mutame ikagira icondo rikamena izindi, ndiri nkataza kurekera rugomba ngo gundi ntwari yabyirukiye gutsinda, ubwo duteye abahunde nari nikoranye umuheto, nari nkuhimbaje ntanajye intambara nyirema igihugu cy'abahunza nakivogereye, umukinza mpingutse imbere n'isura umurege uranguforanisha ema nongeye kurega inkokora nkanga umurindi hasi ndarekera, kibatsi kicana mu rubega inkongera avuga mu gihengeri mu gihumbi cy'inkura zicana amenyekwe, inkoko yari afite umuyonga ihinduka umuyonga, agera hasi yakongotse, nahaguye arakobana nk'ukubiswe n'iyo hejuru, batuwo ninde ntindi nkataza kurekera rugomba ngogo, ntindi intwari yabyirukiye gutsinda, ubwo duteye abahunde nikoranye umuheto, nari nkuhimbaje ntajye intambara nyine mu gihugu cy'abahunza nakivogereye, bati n'intwari inyura mu ishyamba rikagurumana ritakongejwe, aho abandi batinyisha amaso nkatambuka n'amaguru, dore ko n'abatasi bari bavuze ko ntawahanyura, burya nari kumwe n'icumu ryanjye ry'uruhoga ritunzwe no gushiha umwanzi, nuwo nkunda ntagahure naryo, dore ko naryise gasiba amayira. Ndaje ndi nkwakuzi rero nk'ibisanzwe, iyi ni Flash TV, iki ni igitaramo nyarwanda, turaje dutarame turizihirwa kandi twizihirane. Uyu munsi ntusanzwe kubera ko urimo ibidasanzwe, tugiye gutaramana namwe mu buryo budasanzwe, turataramira abadasanzwe kandi n'abari bubataramire n'abantu badasanzwe, n'abantu bakomeye cyane. Mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga zacu turimo tubamenyesha umutumirwa, abakomeje kugenda batubwira byinshi twabibonye. Uyu munsi rero ntimushyire urugoyi ku rundi kugira ngo dutaramane. Mbahaye ikaze mu mpugu z'u Rwanda zose, aho muherereye hose mbahaye ikaze ngo muze dutaramane, duhereye mu Bwanacyambwe bwa Kigali mbahaye ikaze, i Gasabo mbahaye ikaze, Amajyepfo guhera ku ijuru rya Kamonyi ukagenda Nduga yose, ukagera mu Kinyaga cy'Ingogo, Ruhengeri rw'Umurera mbahaye ikaze, ndetse uburasirazuba mwese mbahaye ikaze, i Rwamagana, Ubuganza bw'Epfo, ubwa ruguru, i Gisaka namwe tubahaye ikaze, Migongo, Mirenge, Igihunya mbahaye ikaze, abari ibwota Masimbi mwese, inshuti zacu mwese aho muherereye, abari Centrafrica itsinda rihagarariwe na Emerance tubahaye ikaze, mwahoze mutwereka ko muri kumwe natwe, abari muri Afrika y'Epfo namwe itsinda ryanyu twababonye mbere y'igihe mutubwira yuko mukunda intore cyane yahageze, abari muri Kenya namwe tubahaye ikaze, bahagarariwe n'umugabo bita Nkusi Emmanuel, yahoze ambwira tumutumirwa, ndamwibuka nkiri mu Rwanda rwose Nyamirambo, hari byinshi twajyaga duhuriramo ntago menye ibanga. Namwe rero ubwo mbahaye ikaze, mwebwe mwese muze dutaramane, abari mu Ruhango rwa Naningare, aho ni Ikarama hahoze ari kwa Rwabugiri mu bikingi bye mbahaye ikaze, abari muri IDP Karama muryango wanjye mwese mbahaye ikaze, ndetse n'inshuti zacu zose, inshuti z'igitaramo mwese mbahaye ikaze. Ndaje twanzike uyu munsi, ntago twagize amahirwe yo kubana n'intore dutaramana by'iteka. Imenagitero Moses yarwaje umubyeyi hariya Rwa Faisal, reka tumubwire ngo yihangane kandi mu musengere kugira ngo igitaramo cy'ubutaha tuzakomeze dutaramane, ariko Imana y'u Rwanda ihorana natwe. Ntatinze rero uyu munsi mwebwe mwese turaza kugenda tubakira buhoro buhoro, barimo kutubwira bakomeje kugenda mutwandikira ibitekerezo byanyu. Uyu munsi turaza kuza kubishyira mu bikorwa. Claudette ibyo wasabye twabibonye,
umubyeyi wawe rwose turaza kuza kumuha ibyo wadusabye kandi nawe inkera gitaramo imunyura umutima. Reka nsabe Ruhongeka aturebere imwe mu ndirimbo z'umutumirwa twamuhaye, ndaza kuza kumuha umwanya mu kanya yivuge. Ni umugabo udaterwa hundi, ni umugabo ufite ibitego bivanze n'ibitandatu, muri uyu munsi araza kutubwira itatu. Yego aramugaragaje, ariko tuzamurire imwe mu ndirimbo tuzaniye uyu mwanya, ubundi turagaruka mu kanya. Turata umuco w'u Rwanda mu ndangagaciro, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere Rwanda yacu. Turata umuco w'u Rwanda mu ndangagaciro, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere, dukomeze twese imihigo, turata umuco w'u Rwanda mu ndangagaciro, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere. Iyo ndanguruye ijwi cyane abenshi bumva ngiye kuvuga u Rwanda, Rwanda yacu komeze utere imbere. Nafata indangururamajwi abandi batagiye kuririmba u Rwanda we, Rwanda yacu komeze utere imbere. Inavuna sambya cyane abandi bati dore intore y'u Rwanda mama, Rwanda yacu komeze utere imbere. Ngeza kuvuga ibigwi irudasumbwa Rwanda nk'uko yampetse we, Rwanda yacu komeze utere imbere. Rwanda yacu turata umuco w'u Rwanda mu ndangagaciro, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere. Turata umuco w'u Rwanda mu ndangagaciro, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere. Urw'imisozi igihumbi bwiza buzira inenge, reka tukuririmbe, Rwanda yacu komeze utere imbere. Tuzakwimana Rwanda mu byo dukora byose, tuguhesha agaciro, Rwanda yacu komeze utere imbere. Umunyarwanda ku isonga, ubumwe bw'abanyarwanda twese buturange, Rwanda yacu komeze utere imbere. Abari mu mahanga bose bakuvuga ibigwi, Rwanda yacu komeze utere imbere. Rwanda yacu turata umuco w'u Rwanda mu ndangagaciro, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere. Turata umuco w'u Rwanda mu ndangagaciro, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere. Tembera u Rwanda, sura u Rwanda, hose haragendwa, Rwanda yacu komeze utere imbere. Ibyiza birutatse ni byinshi cyane, nawe uzaza urebye, Rwanda yacu komeze utere imbere. Ugeze iwacu mu Rwanda rwiza ntiyifuza gutaha we, Rwanda yacu komeze utere imbere. Tubakira neza, tubakirana urugwiro, tubakirana ishema n'ishesha, Rwanda yacu komeze utere imbere. Rwanda yacu turata umuco w'u Rwanda mu ndangagaciro, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze utere imbere, dukomeze twese imihigo, Rwanda yacu komeze
twese imihigo Rwanda yacu komeza utere imbere dukomeze twese imihigo Rwanda yacu komeza utere imbere ati Rwanda yacu komeza utere imbere turate umuco wacu mu ndangagaciro kandi zacu reka nkomeze mbashimire mwebwe mwese dukomeje kubana nta gitaramo cy'umugabo umwe uyo ntago cyabera igitaramo turaza kuza kubana namwe kandi muraza kuduhamagara kuri 0788 50 62 28 0788 muratwandikira ubutumwa bugufi kuri 07 00 25 07 00 25 ubundi dutaramane mwe mwese muri kutwereka ko muri kumwe natwe bajiva ku Gisenyi kuva mu masaha yatambutse mutubwira ko muri kumwe natwe baciye kuri Facebook mwese ubutumwa twamaze kububona turaza kuza kubana turataramana cyane turi kumwe n'intore nkuru si nkuru mu myaka ari niko ni nkuru mu butore intore nkuru Jabastar ndakwakiriye cyane urakoze cyane ngo ayikaze cyane ndishimye cyane nikongera gutaramana nawe urisanga nukuri murakoze cyane hari mu rugo nk'ibisanzwe rero twibwire ndi nkuba ya Surutere ntikubita umunyabugingo ndiribumbirira ngo ababinganize bakihenyereza nka impanga ari dahangarwa n'ababisha nyamukandagire tibigaturika me gatatu bikana ngende inshuti y'abataramye tugushimiye kwakira abashyitsi Rwanda yacu intwari yo kwakira abashyitsi tugushimiye kwakira abashyitsi Rwanda yacu intwari yo kwakira abashyitsi uri ingeri baririmba Rwanda bikugaye ubutoyi uri intwari yo kwakira abashyitsi tugushimiye kwakira abashyitsi Rwanda yacu intwari yo kwakira abashyitsi batega rugori bari mu ndu zivuga urwunga abagabo bivuga imyato maze duserukire kwakira abashyitsi tugushimiye kwakira abashyitsi Rwanda yacu intwari yo kwakira abashyitsi abana bawe iyo mu mahanga ibakura tubutitsi uri intwari yo kwakira abashyitsi tugushimiye kwakira abashyitsi Rwanda yacu intwari yo kwakira abashyitsi indirimbo zose uzizi tuguhaye ikaze rero mu gitaramo nyarwanda aha ni kuri Flash ni wanyu ni mu rugo ndumva afite byinshi byo kuganira nawe ariko ndumva nshaka kunaturirimbira ntago nzi ukuntu umunsi uri bubigenze turabikora byose nta kibazo turabikora byose nukuri ikiza nuko ngufite kandi no kabuzizi turafashanya uyu munsi rero mutarame dutarame abarimo banyandikira ngo ko ntabasuhuje ndabasuhuza ahubwo nuko ngira ngo tubanze twakire umutaramyi wacu tubanze twakire intore cyane kaba umutoza w'urukerereza umwe mu batoza b'urukerereza oya ndumwe mu ntore z'urukerereza intore z'urukerereza ukaba umutoza w'imena nkaba na president w'imena nkaba na kapiteni turo ry'igihugu rukerereza yego kapiteni mu rukerereza bose tubahaye ikaze mu gitaramo ababyinnyi n'abaririmbyi bo mu mena tubahaye ikaze mu gitaramo baratwumva ndabizi ko badukurikiye cyane bose baze dutaramane intore Jabastar umaze iminsi utari mu Rwanda yego twarabimenye uri umushakashatsi twarabimenye nubwo mutabitubwiye nibyo tumaze iminsi turi hanze y'igihugu twari twasirukiye u Rwanda nk'uko bisanzwe uko mpora mbibabwira ariko ahantu nyine nanjye nagiye nibwo bwa mbere nari mpageze ntabwo ari ku mugabane wese birashoboka ni ahantu kure cyane ariko heza
ku butaka butagatifu muri Isiraheli i Jerusalem kwa Yesu kwa Yesu Imana yarabikoze naho muri ibitangaza by'Imana yewe kandagiye hariya n'ubundi n'andi mateka biyongeye ku yandi kubera ko muri Isiraheli urumva n'ahantu habiri amateka ku isi ndetse no mu ijuru haramamaye cyane ubu rero nanjye nagize amahirwe nagiriye ubuntu n'Imana bwo kuhagera mwabyumvishe ko turi kumwe n'umuntu uvuye muri Isiraheli igihugu ngo cy'amateka ku butaka butagatifu mubitegure ibibazo byo kumubaza nawe aritegura kuza kubisubiza rwose ndababwira uko nahabonye mbabwira uko hameze mbabwira urugendo twahagiriye mbabwira icyari kitujyanye none se utarasimbuka gatoya muri Isiraheli babyina izihe mbyino mwari mwagiye kubyina ikinyarwanda mwari mwagiye gucuranga gitari mwari mwagiye mu butembere kubera ko kiriya gihugu ngira ngo hari nicyo gihugu cya kabiri mu bijyanye no gusurwa icya mbere n'u Rwanda icya kabiri ni Isiraheli. Isiraheli irasurwa cyane kubera amateka yaho twari twagiye mu bintu bya Visit Rwanda nk'uko muzi ko u Rwanda rwacu dukomeza kurutengamaza turukundisha abanyamahanga turukundisha ibindi bihugu twari twaserukanye na RDB nk'uko mubibona nyine nambaye umwambaro wa Made in Rwanda ukomeza gutaka igihugu cyacu. Visit Rwanda rero murabizi niyo nshingano ihari muri iki gihe niyo nteri ihari niho kumenyekanisha igihugu cyacu kandi maze kwamamara ku isi. Urumva rero hariya Yerusalemu twari twagiye gukora ibyo twakwita nko kumenyekanisha igihugu cyacu tubicishije mu bukerarugendo bushingiye ku muco nk'uko mubizi ko igikombe cy'isi n'ubundi twagikuye mu Budage gishingiye ku bukerarugendo bushingiye ku muco. Hariya rero ni ahantu naho hasurwa cyane ni ahantu hasurwa cyane ni ahantu usanga hari abantu benshi cyane baturutse imihanda yose isi yose bayahuriye kubera ibitangaza byahabereye kubera uburyo nyine ibitangaza Yesu yahakoreye. Ubutaka butagatifu mwese muzi ko neza hariya nageze ahantu hatandukanye na iriya mva Yesu bamushyinguyemo akazuka naho narahageze. Hariya Yesu yazamukiye agiye mu ijuru narahageze. Hariya Pilato yajugunye imisumari kugira ngo bamubambe narahageze. Hariya bamwiciye narahageze. Hariya bamubambiye narahageze. Aho yashyinguwe narahageze. Urumva n'andi mateka yongere ku handi ndetse no kuhakura n'isomo ryo kuba ndi umunyarwanda uhageze. Ngewe mfite amatsiko mwagiye nk'itorero ry'igihugu rukerereza yego muri make mwari mugiye gusura mugiye kubyina ariko mwari mufite abantu mwabyinira bakamenya kubyina kinyarwanda siko bamenye ibyo ari byo twagiye nk'itorero ry'igihugu rukerereza tugiye kubyina ariko tugiye no kumenyekanisha igihugu cyacu mu bukerarugendo bushingiye ku muco nka Visit Rwanda kuko twe turi kumwe na RDB ariko icyari kitujyanye ni ukubyina cyane tukavuza ingoma tugahamiriza tukaririmba indirimbo z'igihugu cyacu zikundisha abanyamahanga kuko urabizi umuco wacu ni mwiza cyane kandi urakungahaye. Twahavuye tunigisha n'abazungu ntago nagize amahirwe yo kuba nazana video turi kubatoza kubyina barabikunze cyane kubera ko umuco wacu ni mwiza cyane ko ubwo twabaga twabyinya benshi baradukurikiraga ko twari twagira n'ubu turi kumwe n'intore Masamba yewe twagira tukaririmba nkanacishamo za ndirimbo zanjye Masamba ntagacishamo za zindi ze. Urumva ni igikorwa cyari kiri kinini cyane kuko urabizi ko Masamba ari we mutoza dufite wacu kugira umutoza rero nk'uri yari umuhanzi ari n'umuririmbyi akagira n'abatoza ari abahanzi ari abaririmbyi ari n'ababyina ari n'abavuza ingoma. Urumva ntago bimugora cyane kuko rero umutoza we nararibonye ni umutoza wabimazemo igihe ni umutoza wakoze akazi kadasanzwe kandi n'ibihangano bye nawe araho byagejeje igihugu cyacu. Mu kanya ndaza kuza kureba ibitekerezo by'abantu yaba bari kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse n'abari kunyura ku mbuga nkoranyambaga za Flash TV. Turabaha n'umurongo ariko hari wabanza nkakira abantu nka babiri gusa. Reka nsabe Ruhongeka aturebere abantu babiri bari ku murongo 078 50 62 28 9 078
50 62 28 9. Bagire ikintu bakubaza mbere yuko dutangira. Flash TV allo? Flash TV allo? Ikirere ntago umenya kimeze neza, ariko hari n'ukuntu usanga muhuriranyeho n'abandi guhana umwanya bigasa nk'ibigorana. Nawe yaranyereye 078 50 62 28 9. Flash TV allo? Hello. Yego, urinde uherereye hehe mfura y'umwami? Neza jambo somerereye Nyarusange. Uherereye? Umurenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga. Yego, i Muhanga hano hakurya. Yego. Mu kagari ka Ngaro. Igitaramo cyanyu kiraryoshye cyane. Kiraryoshye cyane. Nzaya mbakurikirana rwose. Jaba Star uramusaba iki? Intore Semanzi uramusaba iki? Izo ntore rwose zabikoze neza. Sakira umusore intore rwose barabyina cyane, barabyina neza umuntu yabahe. Urakoze, udusuhurize abantu b'i Muhanga. Nyarusange namwe mudusuhuriza n'abandi bose. Waba uri muri za ntore tumaze iminsi dutoza aho Nyarusange? Waba uri muri za ntore tumaze iminsi dutoreza aho ngaho Nyarusange? Nyarusange hano mu kagari ka Ngaro hafi hano rwose, hakurya hano turabakurikira cyane. Ibyo rwose nahise nkumenya. Reka twakire undi muntu umwe. Baje mbere ngira ngo ikirere ntago cyagiye kibakundira. Flash TV allo? Flash TV allo? Nawe ndakeka ikirere kitamukundiye. Reka noneho mbere yuko tugira byinshi tukubaza, dusabe Ruhongeka abanza bashakire indi ndirimbo imwe, ndi mudiho umwe, ubundi tugaruke udusobanurire byinshi no mu byo abatumirwa bagiye babaza. Hari ibyo bagiye babazana mbere yuko igitaramo gitangira. Uyu munsi ibyanjye nari bukubaze ndaba mbibitse, ahubwo uyu munsi ndaza kuza kubariza abatumirwa. Reka dusabe Ruhongeka aturebere imwe muri zo, ubundi tugaruke mu kanya. Ni wa mudiho w'iwacu Jaba Junior J Sasa yegoye. Rwanda nziza nkundira nkuririmbe, Rwanda nziza mugongo uhetse, Rwanda nziza ubereye abagutuye wesheje amahoro, nzahora nkuririmba ubereye abagusura. Rwanda genda Rwanda uratengamaye, uri igihugu gitoshye Rwanda, genda Rwanda uratengamaye, yewe wahurusha amahanga yose, genda Rwanda uratengamaye, yewe kubera ubumwe bw'abanyarwanda, genda Rwanda uratengamaye, yewe mu mubano mwiza n'ibyo bihugu, genda Rwanda uratengamaye, genda vuga u Rwanda. Rwanda nziza nkundira nkuririmbe, Rwanda nziza mugongo uduhetse, Rwanda nziza ubereye abagutuye wesheje amahoro, nzahora nkuririmba ubereye abagusura. Rwanda genda Rwanda uratengamaye. Reka ndati iyo mvuka bibwire n'abakibyiruka, bigira ihame na kuka, mama Rwanda ntawe ukuruta, nzakurata nzabitangaza, igihugu kigitangaza, abasaza bakuvuga ibyo byiza, batoya babisakaze, ngo byinzizi duhetse, wowe uhorana amata ateretse, nzakwitangira na jenjetse, ntawe uzaza ngo agukomeretse. Rwanda nziza nkundira nkuririmbe, Rwanda nziza mugongo uduhetse, Rwanda nziza ubereye abagutuye wesheje amahoro, nzahora nkuririmba ubereye abagusura. Rwanda genda Rwanda uratengamaye.
kabuza kuko ibigwi nabyo urabikomeza nzagenda ariko nzahora nzashimishwa no gusazira aha si ugukabya Rwanda urabarenze si ibyawe byinshi bakunze isamagwe n'inzovu z'imitonzi nawe mbwira aho ingagi wazisanze dore imisozi dore ibibaya biyaga n'ibirunga by'imusanze pesi mu kivu ku mazi ngwino nkujyane niba udahazi nawe Rwanda nziza nkundira nkuririmbe Rwanda nziza mugongo duhetse Rwanda nziza ubereye abagutuye wesheje amahoro nzahora nkuririmba ubereye abagusura Rwanda genda Rwanda urakenewe ndi umukobwa tutagwabiza imisakura sinirarira by'abaswa namwe mwambere abagabo ngiye forume tukomeye cyane ndi nyamuberwa n'inyini ndi umukinzi w'icyagasingira icyangiro mu bahungu Rubimburira ngo ababiganizi bakiganyiriza ngo impanga ridahagarwa babisheneka Rwanda nziza Rwanda nziza nkundira nkuririmbe Rwanda nziza mugongo duhetse Rwanda nziza ubereye abagutuye wesheje amahoro nzahora nkuririmba ubereye abagusura Rwanda genda Rwanda uratengamaye ati Rwanda nziza nkundira nkuririmbe Rwanda nziza nkundira nkurate Rwanda uratengamaye Rwanda uratengamaye nibyo koko reka abakomeje kuturiha ko badukurikiye Yamuremye Eric ndetse n'umufasha wawe Yvette y'inkera ibakesha umutima Claudette mu Gitega y'inkera igukesha umutima kandi simwe mu ndirimbo wasabye tugutuye iyo ngiyo genda Rwanda uratengamaye igushimishe wowe n'umubyeyi wawe Jimmy akobura Jimmy we si intore Jimmy ni intore ikomeye cyane intore cyane karabizi guhamiriza cyane ni intore Jimmy koko Jimmy rero nawe iyi